bera byiza ayiwe no mu byago zaririmba nirangije guma muri Yesu Kristo neshejwe n'Umwuka we nirangije Mana Data guma muri Yesu Kristo neshejwe n'Umwuka we datoya menewa nirangije guma muri amashariko neshejwe 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 naneneshe tamaho haleluya bazana gatebe hano zana ko gatebe wa yicara hanga zana ko gatebe yicara Bibiliya vanga inkuru za Fenihasi zigera imbere ya Mose baramubwira ngo Fenihasi yisha abantu Mose amuzana mu iterana amabaza ngo bahoye iki arabwira ngo ntuzi ibyabaye umugabo yasuzuguye Imana nawe binjiye mu ihema mbareba yasuzuguye ibyo Imana iri kuvuga ndabakurikirana ndangije ndabica kandi nta kindi nashakaga icyubahiro cy'Imana ya Isirayeli Imana ntibazayisuzugura uhari mama daiweza na mene wastanda wa idena olasha Imana ntizasuzugurwa mpari jewe ntibibaho mu bakobwa bari muri iki gihugu ntazi miliyoni zabo mu bagore bari muri iki gihugu tutaramenya miliyoni zabo abagabo bari inaha abakobwa abasore Imana ntizigera isuzugurwa ngewe mpari namwe niko bizagenda Imana ibwira Mose iramubwira ngo Fenihasi yakoze ibintu nta mutumye ariko abikoze nkuko nari nkabaye ndaho iramubwira ngo aka kantu Fenihasi akoze uhita ukandika haleluya iyo utabyinye nkuko abandi babyina uretse ibintu byabadutseho wahambana ti ibyo nibyo mwadukanye ngo ninabwiriza nka Joseline ngo nzaba ntari umuvuga butumwa umunsi umwe umuntu yarandebye aranganga ariko Joseline karame wagiye ubwiriza nka Nyirantuza ndaza kumubwira papa uwo bambwiye ngo njye mbwiriza nkawe ngabwiriza yitonze ngo n'umugore mwiza w'uburanga ngo n'umugore ngo umeze neza wagiye ubwiriza nkawe witonze ukazabona umugabo nizere ko kantu ntako mushyizemo reka mbongore urabona ngo barabene ndata ngo bakunda abantu bacecetse ngo bavuga make banyina mwiza bavuga so by the way namwe ni uza amajoro naraye uzi imisozi nirutse uzi diplome yanjye maze imyaka 7 mu kabati kubera inyuguti z'umukara zirimo ubuzima sinzaba nk'abandi nzaba nkuko Yesu ashaka ai Yesu wanjanje ute Yesu wanjanje ute Yesu wanjanje ute
ryahabaga, ariko uhereye kubera aka kantu, kubera undwaniye ishyaka, kubera ukoze ibintu nk'ibyo nagakoze, kubera uhagaze mu mwanya wanjye, nguhaye isezerano ry'amahoro iteka ryose. Iramubwira ngo kandi cya kabiri, ntuvuka mu muryango w'Abaroni? Ati yego. Sha nari kuzakora agashya ubutambyi bukavamo, ariko nguhaye isezerano ry'ubutambyi kuri wowe n'abazagukomokaho iteka ryose. Ngiki icyo Mose yibutsaga Abisiraheli muri ibi bice bine. Arababwira ngo nimwibuke ibyo Imana yakoze ubwo Abisiraheli bapfaga bishwe na mugiga, abasuzuguye Imana bose barimbukiye mu kibaya Pewori, ariko mwebweho, haleluya, mwakiriyeho abandi bari gupfira. Kandi si uburanga bwabiteye, si amashuri yabiteye, si uguhinga mu keza byabiteye, nta na kimwe, ahubwo ni uko mwikomeje ku Mana. Kuba abandi barabyaye bagapfusha muri kumwe muri maternite, kuba si amaboko yanyu yabikoze, ahubwo hari impamvu yabiteye. Mwikomeje, mwikomeje ku Mana, mu mibabaro mugumana nayo, mu bupfakazi muyinambaho, mu bukene nimwayireka, mwambaye ubusa muragumana. Ngicyo icyatumye Imana ibarokora, nuko mwomatanya n'Imana yanyu rwose. Muracyariho na bugingo, ndafashijwe. Igituma ukibwiriza bigakunda nuko womatanye n'Imana yawe. Igituma ukiririmba Elayo we nuko womatanye n'Imana yawe. Banyamasengesho, banyamugisha, yewe rumuri we, igituma mutaraba abahanuzi b'abesikoro ngo mubeshye isi, nuko mwomatanye igituma tukibashaka amavuta, si uko muzi guhuza indimi ngo muzivuge neza cyane ko biriya bidakiza. Ikibitera nuko mwomatanye n'Imana yanyu. Igituma uvuga umugore akakumva, abandi birirwa ku mirenge basaba divorce, si ukuzi gutereta neza, si ukuzi gutanga keya, nuko womatanye n'Imana yawe rwose. Ndafashijwe. Igituma ikibitera ibyo byose nuko mwomatanya n'Uwiteka Imana yacu. Bivuze ngo iyo tuyivaho twari kuba twarapfuye, ariko kuko twagumanye nayo turacyariho na bugingo. Hari ibintu bitanu biranga umuntu muzima. Imana nimfasha, ni naho nsoreza, kubera ko dukwiye gukoresha igihe cyacu neza. Twese amen. Munyikirize haleluya. Mbese turacyari kumwe mu mwuka. Duhereze Imana icyubahiro ndebe. Haleluya. Umuntu wese muzima agira ibintu bitanu bigaragaza ko ari muzima. Ibyo bitasanse utyo, cyangwa se ibyumviro tuvane mu ndimi z'abanyamahanga. Ni ibintu bitanu bigaragaza umuntu muzima. Amatwi ye arumva, amaso ye arareba, umubiri we ukorwaho ukumva, hanyuma amazuru ye arahumurirwa, akanwa ke kakagira gute? Abamatanye n'Uwiteka ni bazima muri ibi bice bitanu mu isi y'umwuka. Munyikirize haleluya.
birahura rata. Ezekiyeli Imana imujyana mu kibaya kirimo amagufa, yaramubaje ngo mbese Ezekiyeli aba bantu ko batacyumva bakaba batakireba ko ntawe bakoraho ngo bumve, abantu ko batakiryoherwa bakongera bakaba basima. Ezekiyeli abwira Imana ati ibyo bintu ntabyo nzi, ariko ari wowe ubivuze bakongera bakagira gute? Barumva bararyoherwa. Iyo umubwiye ijambo ry'Imana ararikanja. Ni Ezekiyeli yaravuze ngo wampaye umuzingo w'igitabo, umeresha umuzingo w'igitabo ndawugacanga, numva uraryoshye mu kanwa, ariko ugeze mu nda numva urimo urankata. Uzi icyo bivuze? Biravuze ngo ijambo ry'Imana turirya riryoshye, ariko iyo rigeze mu nda rikuramo ibidakwiriye kubamo, za mibe, za sikarisi, za teniya. Umumaro w'ijambo, mwanditsi w'Abaheburayo yaranditse aravuga ngo ni inkota ya mugi yombi, ngo rifite ubushobozi bwo gutandukanya inyama n'amagufa, rigatandukanya amagufa n'umushokoro. Kubera iki? Ryifitemo ubushobozi bwo guhiga ibidakwiriye kuba mu muntu w'umwuka, bikamusubiza ubuzima bw'umwuka. Uwo muntu araryoherwa. Cyo ni icya mbere. Icya kabiri, amatwi ye arumva kuntu umuririmbyi yaririmbye mu ndirimbo z'agakiza, ndafashijwe mwene Yesu. Yarembye aravuga ngo nkunda kumva amakuru y'umurwa, uri kure hatagera ibyago, kandi umucyo n'umwana w'intama umusuru. Haleluya, 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 haleluya. Zinjira mu mwuka, ni hafi kujyayo, niringiye. Amatwi ye ntiyumva inkuru z'abamwanga. Runaka yambwiye ngo arakuzira, runaka yambwiye ngo arakwanga, ngo burya naho unyuze yahanyuze umuriro. Amatwi ye ntiyumva bene ibyo, yumva ibivuye mu ijuru. Ahora ateze amatwi, aririmba indirimbo, mwami vuga nanjye ndumva, ndindiriye icyo umbwira, kijya kinezeza cyane, kimpa n'ibicumuro. Mwami nguteze amatwi, icyo ushakaho ni iki? Ayo matwi ni amatwi ahora yumva Imana, ni amatwi atumva amakuru y'ibyacitse, ni amatwi ahora yumva icyo Imana ibivugaho. Ni wo mumaro w'abanyamasengesho. Ni abahora baba bari connected n'ijuru, bahora hafi y'intebe y'ubuntu, babaza Imana ngo ibyo uyu munsi urabivugaho iki, iby'iki giterane bimeze bite. Nta gufinina, hari abanyamasengesho. Ibi mwihaye byo gufinina, ariko ni Abanyamerika y'Amajyaruguru. Ni ukubera tudaherukana n'Imana. Gahunda zanyu no kwirukana abadayimoni. Kwa jina la Yesu uramujinaraza se uheruka muyingahe? Kwa jina la Yesu twirukanye dayimoni muri riteraniro. Uzi ukuntu Yesu yaravuze ngo mbahaye ubutware mu byiciro bine, ariko uyu munsi nafashijwe ma. Abantu bizera Yesu ntibajinaraza, kubera ko imbaraga zibahesha kuba bo bagomba kuba bo kwa Yesu dufite iyo twese amagambo sa bafite imbaraga mu byiciro bine. Yarabwiye ngo mbahaye imbaraga mu kanwa kanyu, muzirukana abadayimoni basagenda
icya kabiri, imbaraga zanjye zishize mu biganza byanyu. Musarambika ibiganza byanyu ku barwayi bagira gute, ariko ibiganza bitanga ruswa ntibishobora. Abadayimoni baba muri kiriya tuzu. Abaje gusenga haleluya. Ushobora no kwirukana n'ingana n'umubu wowe ntibibaho. Mwarazisize netre. Ziriho netre, murajijisha idini mukarijisha. Mwabaye abagore b'abasirimu ngo mumusiga ngo mukaze ngo muzi gutega ibitenge mukabihengeka. Ukubitaho netre ko nusigaho umweru nusigaho ubururu tuzabimenya ko asizeho ubururu, ngo mujyanisha na pochette n'amatelefone ngo n'ibintu nazi ntimushobora. Sinzi umuntu wambwiye ngo impamvu Yesu nta ntumwe y'umugore yageze ngo ntago yari kubashobora. Yari kujya amubwira ati mperuka Yerusalemu nambaye baza y'umuhondo, none Yesu ndagiye Betlehemu nambaye gute ko nta makeup mfite? Ariko ntacyo. Turashima Imana yuko twabukiye ku ngoma y'umwami Yesu Nyirimbabazi. Iyo tuvuka ku ngoma ya Satani, murajijisha ADEPR mukarazamo ibituta, mu gitondo mugakererwa amateraniro muri gusukura. Ibiganza byashyizemo ibituta ntibyakirukana abadayimoni. N'ubu wabona hari ababitegeyeho. Haleluya. Ayiwe nabasize none se niko uruhimbira umeze rwarwa. Musa rambika ibiganza ku barwayi bagira gute kandi byirirwa na kambuca. Mwirirwa na energy mu ntoki zanyu. Ibigage byahiye nimwe muzi aho biba. Muri abakiriya beza b'ibigage ntibishoboka. Niyo mpamvu mubona ibitangaza byabaye bike nuko ababikoreshwa babuze. Abandi Imana ibihaye ngo babikore ahita yifata selfie ati ngewe ndamuzuye. Ati ndamuzuye muze murebe. Atuzasanga hasabiri uzamuzane muzu. Imana iti ni wowe ubazura igahita icinga. Bifata selfie n'amasnapchat bakifotoza bakohereza ku YouTube ngo twamuzuye. Kagira ngo imbaraga zizura ziri muri bo, ziri muri Kristo. Niyo mpamvu ibimenyetso n'ibitangaza mu bizera byarakamye. Kubera iki? Ubwiyemezi twahatwitse hahiye ngo twahuye ngo n'agakorari gafinina ngo turagatwika turakamanyura. Ngo ninje muhanuzi wemewe muri iki gihugu ngo nta wundi ntavuze nta wavuga. Uhanura ibivuye mu isambu yo kwa papa. Ibyo ngo ngewe ngo mutamfite iri dini ntimwarishobora. Twarishobora, Yesu yararipfiriye. Ngo muraba nimwe mwayiteje ngo turabanyamasengesho ngo bakaze ngo turi groupe. Ariko muri abanyamugisha muri urumuri rumurikirisa. Niko biri mu izina rya Yesu. Haleluya. Musarambika ibiganza ku barwayi bagira gute. Rimwe ndi Kibungo, iwacu ni Kibungo niho mvuka mu bitoki Imana. Twari dufite umwana w'umukobwa urwaye abadayimoni. Barampamagara ngo nze tumusengere, ndagenda kandi numvaga mfite ibihe byiza rwose.
turasenga Imana iramwe ngo ngiye kukwigisha kandi uzava hano ubaye igikoresho cyiza cyane. Ndagira nta kibazo papa, tugende. Ndagenda turasenga, dusenga ukwezi, dusenga abiri, dayimoni zitaragenda. Muti ko mwafininaga? Ntago twafininaga, twari kwikosa. Umuntu umwe wo mu bacaraza ati byabananije iki koko? Mu maze amezi 3 musengera abadayimoni, tuti timureke nze musengere. Dayimoni imibonye iti nawe uraje? Nawe uraje? Ati ndaje. Caca kamwe izina rya Yesu. Dayimoni ngo uranshekekesha wowe? Ati saba mukobwa mwaraye hariya hepfo. Uranshekekesha wowe n'inzoga unywa n'abagore b'abandi? Uranshekekesha wowe? Abonye ko dayimoni igiye kumukoza isoni, afata wa mwana wanjye urwaye w'umukobwa. Mbaza ngo yari arwaye iki? Yari yararozwe n'umunyeshuri mugenzi we, ngamuhoye ngo ni mwiza ngaratsinda mu ishuri. Afata ifoto ye aracukura, ashyiramo umutumba, ashyiraho ya foto ye, arataba. Aravuga ngo runaka ndamushyinguye, ntazagira icyo ageraho kugira ngo andushe ubwenge, kugira ngo andushe ubwiza. Twagiye kumenya ko bamushyinguye hepfo yo, twaragize gutya. Araza ati dayima wowe kansuzugura, aba mukubise urushyi rwiza. Urabona umugabo ufite bibaraga, amukubita urushyi, ngiye kubona umuntu umwana akanutse amaraso no mu mazuru no mu matwi. Bwira Yesu ni ntabara Mana, umuntu baramwishe baranjyana muri ribu. Tukiraho Yesu arambwira ngo mwana wanjye nikarabe, ntago urugamba rurwanishwa umubiri, ahubwo rurwanisha umwuka. Ndamukijije nduwiteka. Dutinze kumenya ibyanyu kubera Imana yabahishe, ariko abadayimoni bararondora, bazakurondora umwana wabyaye hanze tutabizi. Mutina no Joseline katari kuvuga vizara. Cakira viza, cakira umugore, cakira umugabo, cakira kashuzi Kigali. Ngaho ni mucakire mu izina rya Yesu. Ariko twebwe abo matanye n'Uwiteka, duhereza Imana icyubahiro, turacyariho na bugingo n'ubu. Imbaraga sakane Imana yazishyize mu birenge by'abizera, muzakandagira inzoka na sikoropiyo kandi ntacyo bizabatwara. Kubera iki? Dufite imbaraga zo mu birenge. Sawa, reka ndekeraho. Hari ibintu bigaragaza ko umuntu ari muzima. Arumva, araryoherwa, sibyo? Arakora, arahumurirwa kandi arareba. Mwebwe abo matanye n'Uwiteka, muracyahagaze na bugingo n'ubu. Muri bazima mu mwuka, amatwi yanyu arumva, muracyaryoherwa n'ijambo ry'Imana, kandi muracyakora imirimo y'umwami, kandi muracyareba, mukareba mukamenya ngo ibi birakwiriye kandi ntibikwiriye. Pawulo yavuze ngo mwebwe mwifatikanije na Yesu, muracyariho na bugingo n'ubu, kuko nta kindi kibitera nuko muri Kristo Yesu. Dusenge. N'aya magambo Yesu yari yampaye, muvuge ngo tuyashimiye Imana. Muvuge ngo tuyashimiye Imana. Haleluya. Munyikirize haleluya. Munyikirize haleluya. Yo. Muntanze kunanirwa bakundwa. Twebwe abo matanye n'Imana. Mwanditsi w'Abaheburayo yavuze ngo ubwo tugoswe n'igicu cy'abahamya, abo bo matanye n'Imana bagahakanira isi, Imana ishimwe. Ubwo tugoswe n'igicu cy'aba bakobwa bihanganye, tukaba tugoswe n'igicu cy'aba bagabo bihanganye, tukaba tugoswe n'icyo gicu cy'abagore bihanganye, ngo dukomeze ibyo byiringiro. Imana yabwe icyubahiro.
ngo dukomeze ibyo byiringiro. Yandika mu gice cya 10 umurongo wa 37 w'Abaheburayo, yaravuze ngo kubw'iyo mpamvu ntidufite gusubira inyuma, ahubwo dufite gukomeza tujya imbere, ngo kugira ngo tuzakize ubugingo. Nta gusubira inyuma bapapa, nta gusubira inyuma ababyeyi, dufite kujya imbere kugira ngo tuzakize ubugingo bwacu. Fashe munyikirize haleluya. Ubwo tugoswe n'igicu cy'abahamya bangana batyo, dufite kujya imbere nubwo inzara yaza, nubwo amakuba yaza, nubwo ubukene bwaza, nubwo ubupfubyi bwatugeraho, ariko dufite kujya imbere kugira ngo tuzakize ubugingo. Kadusenge n'ingaruka. Nzababwira ibintu bibiri bituma tudasubira inyuma, ahubwo bituma twikomeza ku Mana. Nzabivuga n'ingaruka, kandi Yesu azanshira inzira kugira ngo twubahe igihe, hato tudasa n'ababuze ubwenge. Reka dusenge. Ariko twebweho abikomeje kuwiteka, turacyariho na bugingo n'ubu, kubera ko umurimo Imana yakoreye muri Kristo uracyafite agaciro mu buzima bwacu. Munyikirize amen. Oyawo nyegera nkubwire, ayi gitare cy'Imana none ubu bihishemo umushinya. Haleluya. Birashoboka ko mwanyikiriza haleluya. Mbese torero ry'Imana mwanyikiriza haleluya. Abakomeje gutaramira Yesu haleluya. Kubera ko njya ngira umwenda w'urukundo rw'Imana mu bantu, nari ndimo ndasaba uburenganzira ngo mvuge ibi bintu bibiri, hato impanda itavuga cyangwa urupfu rukantwara ntaragaruka. Hanyuma arambwiye ngo ni wewe wihuta, twebwe turahari, ariko kandi kubahiriza igihe ni byiza. Munyikirize amen. Mbabwira impamvu Imana idukiza, ariko natanga Yesu. Impamvu ya mbere ituma Imana idutakazaho, cyangwa se ituma Imana itubikamo imbaraga zayo ku buryo abandi bashirira mu butayu, twe tukagumaho. Nibabwira impamvu ya mbere, nuko tubitse ibyavuzwe n'Imana. Paulo yandikira Abaroma yaravuze ngo mbese Abayuda barusha iki abandi? Ko barwara, ko bakena, ko bakira, ko bagira amafaranga, ko bagira imitungo, ko bahinga bakeza, ko biga, ni iki barusha abandi? Aravuga ntacyo barusha abandi, ngo uretse ikintu kimwe gusa bafite umutungo mvajuru witwa ibyavuzwe n'Imana. Byashoboka ko wamurusha amashuri, ushobora kumurusha n'uburanga, wamurusha amafaranga rwose menshi, ushobora kumurusha imiryango ikomeye, wamurusha kubyara abana benshi, ariko numubona ujye umwubaha. Niba ari umusore akaba yubaha Imana yacu, we kumusuzugura ngo ubona ari umukene. Niba ari umubyeyi akaba yubaha Imana yacu, we kumusuzugura ngo nuko yapfakaye.
niba ari umukobwa akaba yubaha Imana yacu, we kumusuzugura ngo ubona nta mibereho afite. Niba ari umugabo akaba yubaha Imana yacu, we kumusuzugura ngo ubona nta mibereho afite. Ijambo ry'Imana rifite umukiranutsi bene nk'uwo, kuko aba yarababariwe ibicumuro bye. Nta muntu umuvuma, nta muvuma wamufata, burya nta n'umuntu ujya umuvuga nabi, kuko n'ubigerageje wese ntagubwa neza. Abo bafite ibyavuzwe. Amafaranga abikwa mu makofi no ku makonti, ariko ibyavuzwe bibitswe muri twe. Niyo mpamvu ibyavuzwe ari umutungo wimukanwa. Haleluya! Umuntu yakwiba imyenda, akakwiba amafaranga, akakwiba abana, akakwiba umugore, akakwiba umugabo, ariko umutungo witwa ibyavuzwe uri muri wowe papa, uri muri. Niyo mpamvu uba wiyicariye muri cyo ukumva iravuze ngo nzakujyana, nzabana nawe, nzaguherekeza, haleluya, nzakurerera, nzakurinda, nzagufasha, ibyo ni umutungo wimukanwa. Dukomere Imana amashyi menshi. Ni umutungo wimukanwa. Munyikirize haleluya. Ni umutungo wimukanwa. Amasezerano ibyavuzwe n'Imana. Kandi icyo mbikundira, bibitswe mu mutamenwa witwa Kristo. Abajura ntibabyiba, abarozi ntibabiroga, nta mahembe ageraho ibya. Hahembe rigera ahantu ibyavuzwe baroga iki kintu cy'inyuma, kikarwara diyabete, kikarwara kanseri, ndavuga iki kibiri, ariko ibyavuzwe ntibishoboka. Birinzwe n'itabasha kubeshya, ni Imana yo kwizerwa. Ndafashijwe mwene Yesu. Ubwo se byagenze bite? Byagenze bite kugira ngo uyubake bahari? Byagenze bite kugira ngo ubyare bahari? Byagenze bite se kugira ngo uheke amahembe ahari? Byagenze bite? N'imbaraga zitwa ibyavuzwe ni. Ubaye i Kigali gute se? Ubaye muri uyu mujyi wa Nyamagabe gute? Bigenda bite? Ubambarana gute? Ubaryana gute? Usinzira gute? Wambara gute? Hari ikibitara n'ibyavuzwe. Dore nguyu mubyeyi, nguyu papa yarampanuriye ndi mu Gatenga nta myenda ngira. Nambaraga ijipo y'umukara, iragenda iracuya iba umweru. Wari uzi ko ikigeragezo gicurisha imyenda? Nambaraga ijipo y'amarinda y'umukara, ariko wamana aramanurira nyoboye iteraniro mu Gatenga, arambwira ngo mva uko Uwiteka ambwiye. Arambwira ngo nubwo waretswe ukangwa, nzakurutisha bagenzi bawe. Papa warakoze kumpanurira, Imana igumugisha. Arambwira ngo uvuke Imana ivuze, irambwira ngo izagushyira hejuru, kandi izina ryawe risaba izina riri hejuru, kuko njyewe Uwiteka ari njye mbikoze. Hari igihe bivuga bidafite ishusho, ukajya ureba ubivuze ukavuga ariko nk'ubu nkaho ubivuze uza ahondi, ubivuze uzi uko mbayeho. Icyo gihe amagufa ya hano mu mbavu warayabaraga, kandi nkaririmba ngo dusubije amaso inyuma twitwaza amayibobo, dusubije amaso inyuma tutagira aho kuryama, dusubije amaso inyuma tutagira icyo kurya na busa, dusubije amaso inyuma tutagira imyenda yo kwambara. Icyo gihe sinari mfite ingahe, ariko numvaga hari umutima w'umuntu ndi kubiririmbira. Nkumva umwuka wera arambwira ngo bivuge, hari abantu ndi kwibutsa ko nabambitse. Ntashye nsanga ni ya jipo y'umukara.
waraturengeye ariko mana we, ariko mana we waraturengeye, oh ariko mana we waraturengeye, ariko mana we acanye tugoswe n'urupfu, mana waraturengeye, ariko mana we waraturengeye. Muzi ko nshobora kuvuga Imana nkapfa? Haleluya! Umuntu umwe yarandebye maze gutera iyo ndirimbo, ankora mu mugongo arambwira ngo none se ibyo bintu byose uvuze ngo hari na kimwe kikuriho? Ibyo bintu byose wankoze hari na kimwe kikuriho? Ndabwa ntindirabura none, ariko n'izuba ryo mu butayu hari igihe nzasa nk'umukunzi wanjye. Reka nsabire Yesu amashyi nubwo ntabisanganywe, ariko mukomere Imana amashyi. Kubera ko nyifashe igihe mu ntambara sinjya mvuga byose, nta n'impamvu, ariko ibyavuzwe bizadushakishiriza, imyenda izaza, amazu azaza, abana bazaza, ibihamya ni mwebwe. Shingiye ku byo yabakoreye natwe izabiduko. Bafite ibyavuzwe n'Imana. Icya kabiri ngiye gusorezaho, munyikirize haleluya, munyikirize haleluya. Icya kabiri gituma Imana ibahozaho ijisho, bafite ubuzima mvajuru, icyitwa ubugingo. Ni ubuzima budakorerwa inaha, ni ubuzima bukorerwa inaha, ni ubuzima mvajuru bwazanywe na Yesu. Ubwo butuma Imana iduhozaho ijisho, imenya uko twaraye, imenya uko twiriwe. Kubera iki? Dufite ubuzima bw'abaturage bo mu ijuru bwitwa ubugingo. Mpamvu Yesu yavuze ngo urya umubiri wanjye akanywa amaraso yanjye asaba yakiriye ubwo buzima, naho yaba yarapfuye ntabwo isi izamuherana. Nzamuzura aho ndi niho nawe azaba. Icyo gitera Imana kuduhozaho ijisho. Muhaguruke dusenge mu izina rya Yesu. Muhaguruke dusenge. Ariko Mana we waraturengeye, ariko Mana we waraturengeye, oh ariko Mana